Mu maso ye hari hijimye kurusha hari ka gace gateye ubwoba ka mpande eshatu ya Bermuda kukamiza isinzi ry'indege n'amato. Kubona icyo avuga byaramugoye, gusa n'amagambo yasaga nk'asohokana ikiniga. Isi yose yaritegereje inkuru nziza iva mu kanwa ke. Uko yasohoraga amagambo niko amarira yanabungaga muri benshi batuye isi, bibaza iherezo ry'ibi ngibi, cyane ko intambara yakoze kuri benshi mu mutwe no ku mufuka, ituma bari inshuti barebana y'ingwe kubera gukena, itera umwiryane mu bihugu byafatanyaga hambere. Icyizere benshi bari bagihanze cya gihugu cyacumbikiye Osama bin Laden imyaka myinshi, gusa amagambo ya Vice President w'Amerika yatumye benshi basubiza amerwe mu isaho, ziracyapfa bitanihira. Inkuru mbi nuko tutashoboye kugera ku masezerano, kandi murakari inkuru mbi kuri Iran kurusha uko ari mbi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo rero turasubira muri Amerika tutageze ku masezerano. Twagaragaje neza cyane imipaka ntarengwa y'ibyo tutemera na gato, ibyo twiteguye kuganiraho no koroshyaho, hamwe n'ibyo tudashobora na rimwe kwemera cyangwa koroshyaho. Ni inkuru yatangiye mu ijoro rirerire ry'imishyikirano yabereye Islamabad, aho J.D. Vance yari amaze amasaha arenga 21 ari kuganira n'intumwa za Iran. Buri ruhande rwageragezaga gushyira imbere ibyo rushaka kugeraho nyuma y'intambara rimaze igihe ihanganishije impande zitandukanye mu karere. Nubwo benshi bari bizeye ko hashobora kuboneka igisubizo cyihuse, ibintu byaje kurangira nta masezerano asinywe. Ibintu byatumye isi yose yongera kwibaza aho ibintu bigana. Mu gitondo cya kare J.D. Vance yasohotse mu nama afite isura igaragaza ko ibyo yari yitezweho bitagezweho. Avuga ko bashize ku meza icyifuzo cya nyuma kandi kiza kurusha ibindi, ariko ko Iran yanze kucyemera. Aya magambo yahise akwirakwira hose, atuma benshi batekereza ko bishobora kuba intangiriro y'indi ntambara cyangwa gukomeza kwiyongera k'umwuka mubi hagati y'impande zombi. Ku rundi ruhande abahagarariye Iran ntabwo bigeze bemera ko ibiganiro byapfuye burundu. Bavuze ko hari ibintu byinshi byaganiriweho kandi byumvikanweho, ariko ko bitari byitezwe ko ikibazo gikomeye nk'icyo cyakemurwa mu munsi umwe wonyine. Ibi byagaragaje ko nubwo hatabayeho amasezerano, inzira y'ibiganiro gifunguye. Abo ni abanyapolitike kubera ko itangazamakuru rya Leta ya Iran ryo ryakuriye abantu inzira ku murima ko ibiganiro bitazongera kubaho. Mu gihe ibiganiro byari bikomeje, amakuru yaturukaga mu karere yagaragazaga ko intambara itigeze ihagarara burundu. Israel yakomeje kugaba ibitero mu majyepfo ya Liban, aho abantu benshi baguye mu bitero byahitanye ubuzima bw'abasivili n'abari mu nzego z'ubuzima. Ibi byatumye abantu benshi batangira kuvuga ko ibiganiro bitagifite agaciro mu gihe ibikorwa by'intambara bikomeje. Abaturage bo mu majyepfo ya Liban bari kugaragaza umubabaro n'ubwoba, aho bavuga ko ubuzima bwabo bukomeje kuba bubi cyane. Bamwe basigaye badafite aho baba, abandi babuze ababo. Mu mijyi imwe n'imwe abaturage bari batangiye imyigaragambyo basaba ko habaho guhagarika imirwano burundu mbere y'uko ibiganiro bikomeza. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zahagarariwe na Vice President wayo J.D. Vance, hari ibintu byagaragaye ko bishobora kwemera byoroshye mu gihe habonetse ubushake ku mpande zombi. Muri byo harimo gukomeza ibiganiro no kugumisha inzira ya diplomasi ifunguye, cyane cyane ko Amerika igaragaza ko ishaka ko intambara idakomeza igihe kirekire. Hari kandi n'igitekerezo cyo kugomeza guhagarika imirwano by'agateganyo nubwo bitaba amasezerano arambye, kugira ngo habeho umwanya wo kongera kuganira. Gusa nuko ibyo byoroshye bisa naho bishoboka, hari ibindi Amerika ishimangira cyane ku buryo bigoye cyane ko Iran yabyemera. Icya mbere nuko Iran igomba kwemera kutazigera itegura cyangwa ngo igire gahunda iyo ari yo yose ijyanye n'intwaro za nucleaire. Ibi ntabwo ari gusa guhagarika ibikorwa, ahubwo ni isezerano rihoraho. Ibintu Iran ibona nk'aho ari uguteshwa uburenganzira bwayo nk'igihugu cyigenga. Ikindi gikomeye ni ikibazo cya Strait of Hormuz. Uyu muyoboro wa Hormuz Amerika isaba ko hagomba kuba inzira ifunguye ku bwisanzure bw'ubucuruzi mpuzamahanga. Ku ruhande rwa Amerika ibona ko iyi nyanja ari ingenzi ku isi yose, bityo ko idakwiye kugenzurwa cyangwa gufungwa n'igihugu kimwe. Iyi ngingo ni imwe mu zikomeye cyane zatumye ibiganiro bigorana. Hari kandi ikibazo cy'umutekano w'akarere, aho Amerika ishaka ko Iran igabanya cyangwa ihagarika inkunga itanga ku mitwe yishyigikiye mu bihugu bitandukanye. Ibi ni ibintu Iran itemera kuko ivuga ko ibyo ari ibijyanye n'inyungu zayo z'umutekano hamwe n'ubufatanye n'inshuti zayo. Ku ruhande rwa Iran yigaragaza ko hari ibyo ishobora kwemera mu buryo bworoshye, ariko nabyo bifite imipaka. Muri byo harimo kwemera gukomeza ibiganiro ndetse no kuba yakomeza kubahiriza guhagarika imirwano mu gihe impande zose zabyubahirije. Iran kandi ishobora kwemera kugenzurwa ku bikorwa bimwe na bimwe by'ibijyanye n'intwaro za kirimbuzi, ariko mu buryo bwubahiriza uburenganzira bwayo bwo gukoresha ingufu za kirimbuzi mu mahoro. Gusa hari ibindi bintu Iran ivuga ko bidashoboka na gato. Icya mbere ni ukwiyambura burundu uburenganzira bwo gukora intwaro za kirimbuzi, kuko ivuga ko ari amahame mpuzamahanga ayemera gukoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa bya gisivili. Ku bwayo kwemera ibyo Amerika isaba byaba ari ukwemera gutsindwa no gutakaza ubwigenge. Ikindi gikomeye Iran itazemera ni ukureka kugenzura cyangwa kugira uruhare rukomeye mu muhuro wa Hormuz.
aka gace gafatwa nk'ingenzi cyane ku mutekano wayo hamwe n'ubukungu bwayo ku buryo kwirekura byaba ari ugutakaza imbaraga zikomeye ifite mu biganiro mpuzamahanga. Hari kandi ikibazo cy'ibihano by'ubukungu. Iran iri gusaba ko ibihano byose byashyizweho na Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo byakurwaho mbere yo kwemera izindi ngingo. Gusa Amerika yishaka ko ibyo bikorwa nyuma y'uko Iran yemeye ibyisabwa. Iyi ni imwe mu nzitizi zikomeye cyane kubera ko buri ruhande rushaka ko urundi arirwo rutangira kubahiriza mbere yo kurukora ibyarwo. Ibyo ni ibiganiro. Reka tugaruke imbere muri Iran aho yatangaje ko yafasha abantu benshi bakekwaho gukorana n'abanzi bayo cyane cyane mu gutanga amakuru y'ingenzi ku bihugu by'amahanga. Ibi byagaragaje ko n'imbere mu gihugu hari impungenge z'umutekano ziri gukaza umurego, bikaba bishobora kugira ingaruka ku buryo igihugu cyakwitwara mu biganiro mpuzamahanga. Hagati aho ibihugu bitandukanye byatangiye gutanga ibitekerezo byabyo bishishikariza impande zombi gukomeza ibiganiro no kwirinda gusubira mu ntambara. Ibihugu nka Pakistan byagaragaje ko byiteguye gukomeza kuba umuhuza nubwo ibiganiro bya mbere bitatanze umusaruro wifuzwaga. Abasesenguzi bamwe bagaragaje ko uburyo Amerika yagiye mu biganiro ishaka ko Iran yemera ibyo isaba byose bishobora kuba byaragoye Iran kubyemera. Bavuze ko ibiganiro nk'ibi bisaba ko impande zombi zigira ibyo zigabanya ku byo zifuza aho kugendera ku magambo akomeye. Ku ruhande rw'Abanyamerika hari abari batangiye kunenga uburyo ubuyobozi bwabo bwitwaye muri ibi biganiro, bavuga ko kudashyira imbaraga zihagije mu gushaka igisubizo bishobora gutuma ibintu birushaho kuba bibi. Hari n'abagaragaza ko abaturage batangiye kurambirwa intambara, bityo bagasaba ko hashyirwa imbere ibiganiro. Mu gihe ibyo byose byari biri kuba, Donald Trump ntabwo yari yatangaje byinshi ku byabaye muri ibyo biganiro, ibintu byatumye abantu benshi bibaza aho ahagaze. Bamwe bavuze ko guceceka kwe bishobora gusobanura ko hari ibyo bagitekerezaho cyangwa batarafataho umwanzuro wa nyuma. Abaturage bo mu bice bitandukanye by'isi bakomeje gukurikirana hafi uko ibintu biri kugenda, bitewe n'uko ingaruka z'iyi ntambara zitagarukira ku bihugu byayo gusa, ahubwo zigera no ku bukungu bw'isi yose. Ibiciro bya peteroli byari byatangiye kuzamuka, ibicuruza bimwe na bimwe bikabura ku masoko, cyane cyane mu bihugu bikenera cyane bitumizwa hanze. Mu gihe ibiganiro byasubitswe, hari icyizere gike ko bishobora kongera gutangira mu minsi iri imbere. Nubwo nta gihe cyatangajwe ku mugaragaro, impande zombi zagaragaje ko zitigeze zivuga ko ibiganiro byarangiye burundu. Bamwe mu basesengura politiki mpuzamahanga bavuze ko bino biganiro byari intambwe ya mbere, nubwo bitatanze umusaruro uhagije, ko byagaragaje ko impande zombi zishobora kwicara hamwe zikaganira. Bavuze ko mu bihe bizaza hashobora kuzabaho indi nama ishobora gutanga icyizere cy'amahoro arambye. Ku rundi ruhande, abaturage bo mu bihugu byugarijwe n'iyi ntambara bakomeje gusaba ko habaho igisubizo cyihuse kubera ko ubuzima bwabo bukomeje kuba bubi. Abenshi bavuga ko batagishaka kumva amagambo y'abanyapolitike, ahubwo bakeneye ibikorwa bifatika byahagarika imirwano. Yayo nguko nibyo ko ibi biganiro byagaragaje ko inzira igana ku mahoro igoye kandi isaba igihe kinini, cyane cyane iyo hari inyungu zikomeye z'ibihugu bitandukanye zirimo. Nubwo nta masezerano yabonetse, hari icyizere ko ibiganiro bizakomeza, ko nk'uko bamwe babivuze, diplomasi ntabwo irangira, ahubwo ihora ishakisha inzira nshya zo gukemura ibibazo bikomeye byugarije isi. Reka bene gihanga dukomeze dufatire iry'iburyo kubera ko ingaruka z'iyi ntambara zageze no muri Kigali. Komeza ubane natwe kuri Jado Dukuze Official, aho dukomeje kwifatanya n'Abanyarwanda kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Twibuka twiyubaka. Jye wumvaga ari Jado Dukuze.